Robertinho niwe wifuje ko bagura umukinnyi ukina nka nimero 10 ntibagura nimero 6. Kasuko itavuga ngo sa nkumbaza ngo kubera iki kubera iki rero kandi bari kugura abakinnyi urutahizamu no ku mpande na nimero 10. Urakoze cyane. Ubu Rayon Sport mu mikino ya returu iki ndakibabwiye dushaka no gutangira ku mukino wa Police mu gihe kubona umukinnyi witwa Richard Ndayishimiye akina nka nimero 6. Rayon Sport igendeye kuri statistique imibare ihari ifatika basanze umukinnyi witwa Richard Ndayishimiye ariwe watse imipira myinshi kurusha abakinnyi bose ba Rayon Sport bakinnye nka nimero 6. Murabizi ko Majaro yagiye agira ibi akavunika, murabizi neza ko Sefu atarameze neza, Roger niwe wagiye ukinamo imikino myinshi, ariko muri rusange basanze Richard yaka imipira myinshi kurusha abo bose. Baravuga bati n'umundi Richard asanzwe akina nka nimero 6 n'umundi mu ikipe ya Muhazi nta kibazo cyo kuba yakina nimero 6. Umutoza aramuhaje atako se ufite ubushobozi bwo kuba wakina nka nimero 6 neza, aramubwira ati nko kunywa amazi neza cyane. Urabyishimiye se Risha kuri umukinnyi mwiza ndashaka kugukoresha ikintu? Umukinnyi yamwe ati ngewe ntari kuri service ya equipe, nuramuka umbwiye ngo nkine 6 ndayigukinira neza cyane. Umutoza aravuga ati rero kubw'iyo mpamvu Kapiteni Muhire Keve ndakugarura ukine ku 8. Hanyuma murabizi ko Muhire Keve na 8 asanzwe ukina cyane na neza cyane. Hanyuma ni no mwanya w'uburi ariko afite abakinnyi 3 bagomba ahubwo ni 4 bagomba kurwanira gukina nimero 10. Sa nkumbaza ngo nabahe ni bande? Umukinnyi wa mbere unameze neza mu myitozo bamwita Rukundo Abdurrahman Play, ari guca ibintu mu nzove. Umutoza yarishimye cyane, yaravuze ati umukinnyi ameze neza. Uwo ni uwa mbere ushobora gukina nka nimero 10. Uwa kabiri n'uyu mu maestro bazanye ushobora gukina nk'umuwinga ariko wanakina nka nimero 10 ukinisha imoso. Uyu munyagana Bisau Eri Eri w'umunyakongo Brazzaville. Eri Anzuno uwo ni uwa kabiri. Umukinnyi wa gatatu n'umukinnyi bita Fiston Ishimwe. Uyu musore anyuze muri Marine no muri APR, murabizi ko ashobora gukina nka nimero 10. Kwanza ni n'umwanya we. Ngo yashatse kugenda baramuga ati oya uretse gato baravuga ati uretse gato soza sezo byibara turebe ko biba bihagaze ibyo kugenda bubyihoreye nta hajya. Umukinnyi wa 4 n'uyu mu maestro mushya bita Asane, nengo ushobora gukina ku ruhande cyangwa akeneye mu mwata. Asana Innocent Asana nawe ngo ushobora kuhakina. Bavuga ngo arabyibushye ariko ngo nananuka amaze kugabanyamo ibiro gakeya yakoze umwitozo yamukamuye ngo azameze neza cyane. Bakunze amantuza ye nananuka atakimeze nka Delphi ni munini mu gake. Baravuga bati n'umukinnyi ajya kumera ngo nkuko Ruvumbu yaje cyane abawonana yaje kwera amazameza biradakina adafite match fitness, ariko burya abatoza b'abahanga we areba tushe, we areba uko ufunga umupira, uko wideplasa, geste technique. Icyo umutoza wa rero akomeza gusubiramo kuri icyo kintu Ruvuya aravuga ngo nkeneye umukinnyi udebloka ama situation, kuko ntabwo nshaka gukina je direct gusa, ndabizi retour izabitandukanye na Fazari. Ba Robertinho babare bakore my friend uziko navuga, aravuga ngo retour amakipe azajya akora ama block cyane kuko zatangira gushaka inota rimwe, kuko azabarwana no kutamanuka menshi. Rero azaba bizi ko turi ikipe ya mbere, turi ikipe ikomeye, tuyarusha imbaraga, twanongereyemo n'abakinnyi, azaza aje guparika bisi adufunge avuga ati ni ntana rimwe kuri reyo ntacyo bintwaye. Ntabwo azafungura nkuko yakinye Fazari yose yirekura tukazajya dukina je direct tukashwanyaguza. Therefore aravuga ngo kuko bikeneye yuko noneho dutambaza umupira tugahererekanya tugakina, nkeneye Richard y'umubola, sharazi gukina umupira w'amaguru tubyemere. Nkeneye Muhire Keve ugatembereza
nimero 10 ugomba kuba bakina imbere agomba kuba afite ibyo bita amageste technique yo ku rwego rwo hejuru ya debloka ama situation yafunga umupira agacenga kerimena akawutanga mu mpande neza agatanga ya pass iyitigera kuri rutayizamu cyangwa ku muwinga imbere y'izamaro gushyira muri file nkeneye nimero 10 w'umutekinisiye ku rwego rwo hejuru niyo mpamvu yavuze ngo ibyo kugura nimero 6 ni mubireke mungurire nimero 10 Richard ndamusubiza ahubwo kwizigera aratwunganiye twibukije ko na Adama Bagayogo nawe yakina nka nimero 10 yego yakina nawe nabyo ni byiza ariko rero none ikindi abareba bamenya kuri uno mwana w'umuhungu mani ishobora byose umutoza Robert Nyaravuga ati basane aravuga ati aba bahaji ngo mwishake mundi mukinnyi uruhande rw'umuhungu witwa Adama yamaze kurufata mbere yatinyaga kumuha iminota myinshi avuga ngo ni muto ntabwo yakina iminota myinshi hari utuntu yari atarametiriza two guhagarara mu kibuga iyi ngiyi bita kubahiriza amakonsigne tactique y'abatoza ariko ubu niba hari umuntu umeze neza Adama ameze neza bivuga yuko uruhande rwe dusoza kuri uyu Eri Anzuno ubwo wenda nubwo ataragera i Kigali ariko ndabona yarakiniye abatari imyaka 17 muri Congo Brazzaville abatari imyaka 20 yarayikiniye ndetse na U23 nayo yarayikiniye yo muri Congo Brazzaville hanyuma ikipe ya AS Oto yakinaga yakinye imikino ya CAF Confederations Cup abantu baryoka cyane ikina n'ikipe bita Abur Stars ubwo rero kuri metero 1.78 aramutse ageze muri Rayon Sport yaba rwose ari undi mukinnyi ugomba gufasha ikipe ya Murera Rwego cyane reka twerekeze muri imikino n'ubundi ariko tuganirizanye n'abayiteguye ku murongo wa telefone turi kumwe na Edison Ndore yaho akaba ashinzwe ibicumbi by'intwari z'u Rwanda ari no muri komite itegura imikino muri rusange yo kwibuka intwari z'igihugu cyacu bwana Edison mwaramutse neza bwana Ruvuyanga tuhaye ikaze mu rugo rw'imikino yego murakoze cyane twishimye usanzwe tuganira agiye gute bongera bamushaka ntawe ugira inama n'ibyuma by'abantu ubwo bongera bamushaka muri ceno iyo nari ndimo mvuga nyine n'ubundi ubwo ni kuri imikino y'igikombe cy'intwari ubwo twari twasoje match ya PL na AS Kigali turi kuri Rayon Sport na Police ubwo niko turi kubijyanira na rega abantu babyumve neza kuko niwo mukino uza kuba ku isaha 12 umukino nawo ukomeye cyane Rayon Sport ifite urugamba rukomeye umukinnyi yaraje uyu munya Brazzaville arakoze imyitozo ego ejo koze imyitozo ejo hashize deje yarahagezeho Eri Anzuno we yarahageze ariko ibyo ntibigutera ikibazo rwose amakuru wari ufite nayo niyo ubundi yajeho mbere gatoya ibyo ntibigutera ikibazo amakuru yawe niyo makuru njya mu nzove pe oya kwibeshya se si bya muntu warebye itariki uribeshya n'akantu gato cyane mashami byifashe gute ahubwo mashami mu mateka Police FC itetse iki Kacyiru hano Police nabonye ikintu gikomeye cyane ifite ni umukinnyi mushya yongeyemo nka Lag Byiringiro naho njya nahiga kuko agomba gukina amakipe yombi ndabona bambwiye yuko Edison yagarutse Edison twari dutanye tugusuhuza tuguha n'ikaze mu rugo imikino nanjye nabikirije nanjye ndabasuhuje igikombe cy'intwari irushanwa ry'igikombe cy'intwari rero umunsi wageze n'uyu nguyu muri rusange imyiteguro yararangiye kuri mwebwe abanyarwanda bakeneye kumenya ese ibihembo biri muri irushanwa bifite ubuhe buremere muri makeya n'iki wabwira abantu bifuza kuza kureba imikino yose uko ari ibiri iza kuba uyu munsi murakoze cyane icyo twabatangariza nuko imyiteguro yose yararangiye ku ruhande rwacu nka kino icyo tuba dushaka no kugeza ku bantu ubutumwa bwerekeranye no gushishikariza abanyarwanda kuzirikana ibikorwa by'ubutwari abakurambere bacu bagezeho kubisigasira kubirinda no kubyongera mu bwinshi ndetse no mu bwiza mbibutsa ko insanganyamatsiko y'uno mwaka ari ubutwari n'ubumwe bw'abanyarwanda nyine arizo nkingi z'iterambere ubwo niyo message nyine tuvuga twebwe tukaba dufite message turi bubahe telefone ishaka ifite ikibazo telefone iravaho cyane anyway mu gihe wenda bakimureba wenda iberi kugira ngo ibyo byacana tubivireho rimwe atubone kutuzana muri polisi sinzi noneho niba Ruvuyanga wanyemerera tukabwira abantu ibijyanye n'uko amakipe ari bubona amafaranga ari bubona kubivuga nabyo abantu bakeneye kubimenya binyuramo mu munota umwe mbere rero ukuntu ino mikino yagendaga habagaho guhereza amakipe amafaranga yo kwitegura miliyoni 3
hanyuma nk'uko mubizi uzatwara igikombe azahabwa miliyoni 10. Igihembo rero cyo ntago cyahindutse n'ubundi ni miliyoni 10. Uzatwara igikombe azahabwa miliyoni 10. Ariko amakipe yavuganye na Cheno ndetse na Ferwafa basanga kuba miliyoni 3 zo kwitegura ari amafaranga make ukurikije imbaraga bakoresha. Bemeranya ko bagomba guhana pourcentage 20% y'amafaranga azajya muri Cheno, hanyuma amafaranga yandi 80% yazaboneka ku bibuga azahabwa ama ekipe. No kuvuga ngo uyu munsi match 2 zihari wakomeza. Ndabona yagarutse Edison njye gusanze Rugaju arimo kuvuga kubijyanye n'ibihembo biri muri rushanwa, sinzi niba ari cyo yibeshyeho. Nanjye mbyumviseho ariko niko bimeze.